Chita mutegereje ahantu hamwe ngiye nukuvuga ngo buri Chita ujuro ntuzongere kurongora uruhande wagiye Bugande gusambana na murumuna wangu ino ndebe urabizi nubwo havuzwe sabe ngo byagiye Chita agiye gusambana na Bugande nose mutekereza ibingi abantu baracecetse ururugira amabi nka ya nyina wabizuru ariko Chita nukuvuga ngo kamera yanjye guhoraho wowe uzahura n'imbwa yiruka uyu mushenzi yaraje twita imbeba iyi kamera none hari ukuntu ngo abantu ngo batari mu gihugu ngo batatanga umusanzu mu gihugu mukora iki tuzagaruke kubyagiye ari ibintu bakunda gukoresha iyo umuntu yaje agatinda ujya kumva ukuntu ngo ese ngo baramwirukanye ngo ko yatinze ariko se umuntu uri iwabo bamwibutsa kongera gutahara oya ahubwo uretse gato wanasubirayo ngo abo bantu ngo bahanze y'igihugu batatanga umusanzu bataza mu gihugu bigoryi ibikorwa dufite ngo aba mu gihugu abanga muri murabigira stupid uraho ngaho none bafite ukuntu barabakana ura hostinga umuyobozi umwe ukumva bayigitangaza how many times twaba hosting noneho ukajya kumva arimo arabaza ibibazo biteye ubwoba bro ari nk'igihe umuntu abaza ikibazo ngahita bazi uyu muntu abibajije nk'umuntu nawe cyangwa ni nk'urunyamanza si nk'umuntu bita disikrema agira atya ejo bundi akora ikiganiro urumva nawe ngo akomoza ku bantu ngo bataba mu gihugu ariko snipe my people snipe ese iyo boro murayibona iyihe hari notification iraza ngo warning this is inappropriate and does not apply with our T&C and leave now oya nkora screenshot nyorereze ndebe byamaze kugenda ibyo byihorere byagenze bigize ni cyagiye wabyinaga bari kuvuga ngo ni scam ni umuntu warubyanditsemo hasi ni umuntu wisuye wandika ngo ni scam nirwo ruba hari abantu bazana no bakaza ngo akaza kanita TikTok bro ngo notification ngo guhaye warning kigahita kibyandikamo ari Nyamagabe bro guys stop the screen mutapite screen barakubaga gasukuwe yo umva uburetse gato ari ingegera ngo zarwaniye umutwe w'ifi barazifunga ni bandi abo ngabo babita umwana buretse gato warumbajije uti ongera umbwire uko warumbajije hari abantu banakeneye kuvugaho urimo kumva ntabwo tuzavuga ku bantu bafatika bubatse amazina hari ibikoryi urumva ngo bikore abantu batatu bafunze ngo bagiye bagapfa umutwe abantu batatu bafunzwe abantu batatu bafunzwe harimo ikigo bita ngo ni Pionika icyitwa Muhire Johnson ndetse n'uwo bita Jambier Romeo bafunzwe bazira kurwanya umutwe w'isamake mu kabari Nyamata bro abangabo bakomeretsanya ndetse na nyira kabari nawe baramufunga n'umwana w'umukobwa ngo bajyaga bisambanyiriza gakeka nawe mukobwa bamufunze nawe arafunze samaki cyangwa bapfuye uwo mukobwa ni kwa kundi ukuntu abantu barimo bararya barangije kurya urumva bashaka barakuba gatatu ari gift drop umutwe w'isamake ngo waruteretse ku ruhande none umutwe w'isamake uteretse ku ruhande batigeze bawukoraho uwitwa Jambier Romeo ngo ashaka kuwutsindira noneho uwitwa Pionika na Rwarunyinya nawe ahita awusingira aho niho komba yatangiriye ese Pionika ni kimwe gifite inyinya bagira ngo ni kimwe cy'umuringoti mu kanwa none aha ubu tuvugana ikibazo cyabo cy'urugomo no kurwanira umutwe w'isamake cyamaze kugerwa imbere y'ubushinjacyaha ariko ubushinjacyaha bwaragoye basigaye baburanye imanza zo kurya imitwe y'isamake agazaruba
umuntu ari aho ngaho bamaze kumugaburira yariye yahaze agiye no kurwanirira umutwe w'isamaki maze uwo muntu nawe nabyuka mu gitondo yamuvuzeho ngo nanjye ngiye kumusubiza ko umuntu utabasha no kwigaburira niba warasubiza baze kugira ukuri urukumva niba warabashije gusubizanya n'ikigoryi nka Chita n'abandi bose wabasubiza kuko niba usubiza uzi impamvu uretse gato niba warakoze ikiganiro cya mbere kuri Chita ukagikoraho ikiganiro cya kabiri n'abandi bakoraho ikiganiro reka n'abapiyonika none se uretse gato hari piyonika hari Chita Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya biranga saba aravuga ati garuka mu gihugu aravuga ati ubugarutse Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya yagiye kuba impunzi muri Kenya Chita saba aravuga ati garuka nguye garuka mu rwakubyaye aragaruka nukuvuga ngo umva nkubwire ngo tuva ibyo uretse gato ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben. Medbeat ngo byagenze gute? Medbeat The Ben yamuhamagaye muri Tanzania muhuza na Coach Gael arangije ntuzahita mugambanira. Thank you Lisa my love. Arangije aramugambanira mu cinyuma itazana Bruce Melody The Ben bajugunya kasi ya Buroro iruhande. Iyo nkuru twayitegeye kireke ntabwo ndi bwongere kuyigaruka ntubizi se. Ariko noneho Kameze Beach bageze i Kigali 155 barangije na Bruce Melody nabagambanira nde Medbeat bajugunyegera mu mahanga ubu yagiye kuba impunzi mu Bwongereza none bagiye none yagiye mu Bwongereza batamaze kumurya ira 155 gari projet yanuze ni projet yanani ya Medbeat twaje mu iyi projet gas times 3 umanyire ngubwire impamvu nge nasubije uwitwa Chita impamvu imwe nyamukuru nagiraga ngo kwanza ukuri kujya habona buriya nashakaga ko ukuri kujya habona umva baretse gato Chita n'umutindi ku mutima nge nifuza ukuri kujya habona rero niyo mpamvu yamugira ukumva kugira ngo ukuri k'ukuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshwa atekereza ko abo ba Chita ari abantu bari inosa kandi bano ni abagome b'indenga uretse gato Sabe rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rugomba rwabaye ikintu cy'igitangaza you are nothing guys mutapige screen you are nothing nta kintu afite ntacyo nge rwose nagira ngo kuri kujya habona wumve ko ibyo ni ibintu nari narabanye nabyigihe ni ibintu nari narabashije kwihanganira ukuri kugombe kujya habona bifite ukuntu byihisha ngo turi mu gihugu ngo abantu batamu gihugu mwamase mwe dukorera igihugu kwarusha mu kibamo guys uturoza dutatu ariko dore ikintu ngeye cyinsetsa Godfa umuntu urataha mu gihugu roses ndakunda reka tsama roza imigori y'umuntu ababihereza drop the roses hanga magomba kubangamira abandi bama YouTube baje kuri codinga drop the roses babaje kuri codinga wihangane imigori byaje kuri codinga hano umuntu arabibangamira tukapanga n'ibintu abana zino live zibazitunze sha abana ntabwo kubemerera urumva naje nterura ijambo rimwe mpita nshyiramo tapote ntabwo tuzaba tugamwa gahamba ngo nta mutaza no gutapinga screen no guys tap the screen let's go uzi ko isunsiga abantu gusiga nyine none se yo kuri gufokasinga ku nkuru izegegera abo bantu baza kuri codinga bagutapinga screen jewe ngimbi bikora kuko ntabwo nshaka kujya mu baje baza kujyana bazansize mu bireba mwabintu inkuru turayivuze hari ibintu byo kuvugaho